Mwuka w'Imana yansanze ambwira ikintu gikomeye ntari nzi ko kibaho. Wowe ugize umugisha wo kumva ubu butumwa, ni umugisha ugeretse ku wundi. Imana iguha umugisha. Nabonye ibintu ntari nzi ko bibaho. Ushobora kuba warigeze ujya muri salo hano batunganyiriza imisatsi. Ubu ni ubuhanuzi bukomeye. Ukajya muri salo aho batunganyiriza imisatsi, bakagutunganya mu mutwe, bakagutunganyiriza umusatsi. Ariko naje kubwirwa imbaraga zikomeye. Niyo mpamvu Imana impishurira izo mbaraga zikomeye. Ariyo mpamvu ushobora kuba uriho utazi icyo uzira, utazi ubuzima ubayemo, ugahora mu buzima bw'umubabaro, ugahora mu buzima budasobanutse, uhora wizengurukaho, ukanasenga ugasanga nta kintu gisobanuka imbere yawe. Ndashaka ngo uhishurire aya makuru. Katubanze dusengana Imana. Mana, ndagushimye kubwo ubutumwa bwawe bwiza ngiye gutambutsa. Imbaraga zawe zikore ikintu kidasanzwe. Uyu muntu ugiye kumva ubu buhanuzi wampaye, ubashe kugira ikintu kidasanzwe ukora muri we. Mu izina Yesu Kristo, imbaraga zawe zikore ibidasanzwe. Ushimwe torila zikede bariyamaya. Kwari ikintu gikomeye ugiye gusohoza ku kwizera. Ndagushimiye bana nanjye, bisabye nizeye mu izina Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kuguhereza ikaze kuri Prophet Manivuga. Imana iguhereza umugisha uwe tubana mu butumwa bwiza. Wibuke gukanda subscribe. Tujye dusengana. Imana yabasha kukubohora binyuze mu gusenga. Wibuke no gukora share kuri iki kiganiro. Imana iraza kuguha umugisha. Ndashaka kugusengera. Ndashaka kukubwira ibintu bikomeye wowe turebana. Imana igatabara ubuzima bwawe urimo, kuko uyu munsi tuvugana ndabizi uri kunyura mu bihe bitoroshe by'ubuzima. Satani ari kukunyuza mu buzima bushaririye, uri kunyura mu bihe byo gupfundikanya, nta kintu ushobora gukora ngo ugereho. Ubayeho mu buzima wizengurukaho, akenshi iyo witekerejeho wibaza impamvu uriho, ukumva urutwa n'uwapfuye. Ariko reka nkubwire ngo umugambi w'Imana kuri wowe ni mugari. Misiyo y'Imana kuri wowe ni ngari. Impamvu ukiriho ukaba utarapfa, hari ibyakugeza amajanja, Imana irakwimana. Iyo Mana yakwimanye ikanga kupfa, hari icyo itegereje kuzagukoresha. Nta fotokopi yawe ihari. Ni wewe Imana ishaka gukoresha mu muryango wawe nk'inyenyeri, ugakuraho family yawe igisuzuguriro. Ni wowe Imana ishaka gukoresha. Natangiye mvuga ku bintu bijyanye na salo n'ubutumwa Imana yampaye, ntari nzi ko bubaho bukomeye cyane. Mu minsi yashize ngewe ndi umunyamasengesho, nkunda gusenga icyo Imana intumye nicyo mvuga. Hanyuma mu minsi yashize nakiriye umukobwa, araza arambwira ati Pastor nsengera. Yari afite umutwe umumereye nabi, yaragiye kwa muganga bamuburamo indwara, ariko igihe cyose yisukishaga umusatsi we wo ku mutwe, yahuraga n'ibitero, akaribwa, akenda gupfa, imisonga ikamujanjura, bakamujyana kwa muganga ameze nk'umuntu wapfuye. Kwa muganga bamugezeho bati nta ndwara tureba, bati nta kindi twamukorera. Ajya no mu bapfumu, umupfumu aramubwira ati barakuroze, barakwangirije, ntushobora kuzakira. Ariko bene data reka mbabwire, Imana dusenga ifite amakuru aruta y'abapfumu, ifite amakuru aruta y'abadogiteri. Imana dusenga ni Imana ishobora byose. Ireba ibyiherereye, ireba ibitariho, haleluya, ikabirema bikabaho. Imana dusenga, reka nkubwire inyungu nziza zo gusenga. Iyo dusenga duhishurirwa ibyo abandi badashobora kubona. Bene data, umuntu uzi ubwenge ni umuntu uri muri Yesu Kristo. Mukobwa baramunzanira ku rusengero. Akimara kungeraho, twe turi muri office, arambwira ati Pastor, ndapfuye, narirukanse, nta hantu ntageze, umutwe umereye nabi kubera ibisuko byo mu mutwe. Nawe atazi ko ari byo bisuko ari cyo kibazo afite. Imana yaje kubimpishurira. Bene data reka mbabwire, nizeye inyungu zo gusenga. Iyo dusenga tumenya amakuru abandi batazi. Iyo dusenga tureba ibizabejo, Imana ikabiduhishurira tukamenya uko twitwara. Iyo dusenga barakugambanira, Imana ikakubwira ngo nzabana nawe. Imana ikabiguhishurira aho bagutegeye, Imana ikagukwepesha
bikakuyoberwa ngo ukumbuje gusenga. Nta muntu usenga ngo atsindwe. Ibintu byose biratsindwa, ibihugu biragwana kimwe kigatsindwa, abantu bajya bananirwa, abadogiteri bajya bananirwa, ariko isengesho, haleluya, ntabwo rijya rinanirwa ngo ukumbuje kongera gusubirana ibihe byiza byo gusenga. Umukobwa ndamusengera atangira kwigaragura, yikubita hasi. Muri uko kwikubita hasi sinari mukozeho, nari ndimo ndasenga. Ndavuga dayimoni umurimo sohoka, dayimoni ntiyagira ikintu avuga. Umukobwa amera nk'uwuzuye ibifuro. Abari bamuzanye bati profete, neneho turabona apfuye. Imana irampishurira za nyungu nziza zo gusenga. Natangiye mvuga ngo niba waragiye muri saro, bene data reka mbabwire, wowe unkurikiranye ushobora kuba warahemutse cyangwa warahemukiwe, ariko guhemuka ntabwo ari ibintu byiza. Ndakwinginze, hari abantu basenga, ugasenga ukavugana n'Imana bakaguha amasezerano, ariko utazi icyo uzira, ukabaho mu buzima bubi, ufite ubuhanuzi, agenda yiziye, utazi icyo uzira. Ndashaka kukubwira ikintu kimwe, niba warigeze uhemuka mu buzima bwawe, banza usenge ukureho icyo gihemu, usabe imbabazi umuntu wahemukiye, kugira ngo Imana irusheho kugutabara. Niba hari umuntu wateye umubabaro, gerageza usenge ubwire Imana ngo mbabarira, kugira ngo Imana irusheho kugutabara. Hanyuma Imana itumishurira ikintu gikomeye kuri uwo mukobwa, aricyo natangiriye mvuga ngo niba warigeze ujya muri saro, sinzi uburyo wagiyemo, ariko ndashaka kugusobanurira buno buryo. Imana iramishurira ngo uwo mukobwa ureba, igihe cyose yagiye muri saro, nibwo ibyo bintu bimubaho. Mbaza Imana, ese bitegwa na saro, bitegwa n'imitsatsi bamushiramo wenda yaturutse ikuzimu, bigenda gute? Umwuka wera aransanga, aransobanurira. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo jya witondera umuntu usenga. Mwene data, itondera umuntu usenga. Nawe unkurikiye niba usenga ukaba uri kunyura mu bihe bibi, bakwitondere. Uyu munsi bagusuzugura, bakakubona nk'umwanda, bakakubona nk'umuntu udafatika, ariko niba usenga ejo hawe hazaza, bakwitondere. Umuntu usenga Imana imufite mu mugambi. Umuntu usenga, Pawulo yaravuze ngo tugaragara nk'abatazo, ariko aravuga ngo turi ibirangirire dutungishije benshi. Bene data reka nkubwira, umuntu usenga ajye mwitondera. Uwo mukobwa yari afite umugabo wubatse urugo. Uwo mugabo wubatse urugo yakoraga akazi kamuhemba amafaranga menshi. Hanyuma uwo mugabo akagira umugore w'umunyamasengesho. Uwo mugore w'umunyamasengesho, umugabo yahembwa ntazana amafaranga mu rugo, bituma umugore aririra Imana, abwira Imana ngo Mana, nukubera iki umugabo namusengeye ukamuha akazi, ariko uyu munsi iyo ahembwe no kugira ngo tubone ibyo kurya biragorana? Nukubanza gupfukama, nkamupfukamira, nkamusaba imbabazi, abana baraburaye. Umugore arapfukamarira Imana, asenga Imana. Kumbi wa mugabo akimara kubona ako kazi umugore yasengeye, yahuye n'uwo mukobwa, uwo nguwo waje ngo musengere. Umva amakuru y'ijuru rero. Sasa Imana yo mu ijuru irambwira ngo impamvu ubona uwo mukobwa ahora agwaragurika uwo mutwe, umugore w'uwo mugabo ni umunyamasengesho. Iyo asenze mu ijuru tujya tumanuka, haleluya, tukamanuka agasenga buze amahoro, avuga ngo Mana ndirukana Delila, Mana mfukamiye Delila iri kurya amafaranga y'umugabo, ndababaye, kora ikintu gikomeye mu izina rya Yesu, ntazongere. Kumva wa mugabo iyo yahembwaga, umukobwa yabaga biza akavuga ati mpa amafaranga njye muri saro. Neneho ryasengesho ry'umugore ryo gusenga riragenda rifata wa mutwe w'urya mukobwa ya Delila. Neneho rimaze kumufata, umukobwa gwara umutwe atazituruka. Umva mbahereze rero amakuru. Ndi gusenga, Imana ikimara kubimishurira, Imana irambwira ngo mukobwa, hari umugabo ufite utari wawe, kandi uwo mugabo amafaranga yose akorera ni wowe usa n'uyamanaginga, ukanagenera umugore w'amafaranga agomba kumukavuga uti mujyanira 30,000 yirirwa iwawe uwo mugabo. Hanyuma amarira y'uriya mubyeyi n'amasengesho niyo akubuza amahoro. Niyo mpamvu abaganga bakunaniwe, niyo mpamvu bagiye kwa muganga bakaburamo indwara, niyo mpamvu bagiye ku bapfumu bikabananira. Nta kindi gishobora kugutabara uretse kurekura umugabo w'abandi, ahubwo ugasaba imbabazi uriya mugore. Kandi uwo mukobwa yari inshuti n'uwo mugore yatwariye umugabo. Urabyumva?
bibabaza Imana. Wa mugore uko asenga asengera Delila, wa mukobwa aribwa wa mutwe arababara. Imana ikimara kumishurira ayo makuru, nibwo nabwiye uwo mukobwa, ndamubwira nti mukobwa, nta mugabo w'abandi watwaye uhembwa umushahara wose akawugushiraho. Arambwira atarahari. Ndamubwira nti Imana rero imbwiye ko uwo muntu watwaye umugore we n'umunyamasengesho, naho nasenga kanshuro jana ntushobora gukira, keretse ubanje kurekura umugabo w'abandi ugasenga ukatura ukaririra Imana, warangiza kuririra Imana ukavuga kutazasubira muri izo ngeso, ugasenga Imana ikabohora ubuzima bwawe. Ati profete, mbiramutse nkize sinazongera gutwara umugabo w'abandi. Bene data, nanisengesho genshi nasenze, naravuze mu izina rya Yesu akira kuboka. Umukobwa ari hano uyu munsi aba muzima. Bya bisuko yasukaga igihe cyose yabonaga amafaranga akajya muri saro, nibwo yababaraga karibwa. Igihe cyose yasohokanaga n'uwo mugabo bakajya kurya inkoko bakinezeza, yararaga aribwa mu nda. Umva Imana mwene data, umuntu wasenze ntushobora kumunyaga. Imana iburanira umugore w'umunyamasengesho mu ibanga, Imana imuhereza insinzi. Ndakwifuriza wowe unkurikiranye gusenga Imana, ndakwifuriza kugira ngo ugendererwe n'Imana. Imana igikuburanira utari, Imana igikuvuganira utari, Imana igikugwanirira utari, Imana igicinzira utari, Imana ije inesha intambara zose zigahagurukiye aho utari. Birivuga ngo iki? Ngo babandi mbategereza yuko Pawulo ari bubyimbe. Byakozwe n'intumwa ibice 28. Ngo ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, ngo babona ntaca baye, barahindukira baravuga ngo iriya ni Imana. Reka nkubwire, hari abantu bagiye guhindukira bakavuga ngo ni Imana usenga. Hari abantu bagiye guhindukira bakavuga ngo ko twari tuzi ngo urapfuye turakurangije, ibi bigeragezo bisohotse muta. Imana irambwiye ngo igihe kirageze cyo gutanga ubuhamya bwawe. Igihe kirageze, henora talibori kaliya saidrai, ugatanga ubuhamya. Wikwireba kubera ibihe bibuhagaze, wikwireba kubera amarira, wikwireba kubera kusuzuguritse. Mana yo mu ijuru irambwiye ngo igihe kirageze ugatanga ubuhamya. Ugiye gutanga ubuhamya bw'intambara wanyuze mu Rwanda bucece. Ugiye gutanga ubuhamya bwo bujye usohotse muri ico kigeragezo. Ugiye gutanga ubuhamya. Imana irambwiye ngo ugiye gutanga ubuhamya. Warasuzuguritse abantu bagufataho ijambo, uri kunyura mu buzima bushaririye, intambara zibaye yinshi ku buzima bwawe, amadeni niyo ari ku buzima bwawe, waratutswe ku musozi wabaye igitaramo. Imana iravuze ngo igihe kirageze gaca agasuzuguro. Iki Imana igusaba ni kimwe, nshuti yanjye, no gusenga ukihana. Ubuzima bwawe ni ukubuhereza Imana, ubuzima bwawe ni ukubuhereza Imana ugasenga. Senga, wongera usenge kugeza igihe icyo wasengeye kizumva isengesho ryawe. Ndasubiramo, senga wongera usenge kugeza igihe ikintu uri gusengera kizumva isengesho ryawe, kigatuza ugatambuka, kandi Imana igutabaye utaraseba. Aho ngaho wanyuze abantu bakuvugiriza induru, igihe kirageze ukahanyura wuzuye icubahiro c'Imana. Ugiye gutanga ubuhamya bw'umuntu Imana igiriye neza. Ugiye gutanga ubuhamya bw'umuntu Imana ikuye ku cavu. Icyo ngusaba ni kimwe, ni ukudacogora gusenga. Ndabizi wari waracogoye muri wowe, wagiye mu ngeso mbi, nawe urabizi ko ibihe byawe n'ubusabane bw'Imana bitagihari. Ndakwinginze, saba Imana imbabazi, pfuka musenge, wongera ubwire Data wo mu ijuru, umubwire ngo Yesu, nari naragiye kure yawe, ariko nongeye kunyotegwa n'ijambo ryawe, ndashaka umbabarire. Imana irakubabarira. Nshuti yanjye, ubuhanuzi bwose watunga udakijijwe utihanye, nukuri ubwo buhanuzi bwose n'ubusa. Ariko niba ukijijwe ugasenga ukihana, Imana izakugirira neza. Ndagukunda, Imana iguha umugisha. Ibuka gukanda subscribe, ukoreshe ube umuryango wacu, kuko twe turi umuryango ukunda gusenga. Imana iraguha umugisha kuri YouTube channel. Mboniye kukurarika mu giterane cy'amasengesho kizaba ku cyumweru aho bita Kabeza ya Remera, benshi bakunda kwita mu Rubirizi mu cyapa imodoka zihagarara. Ukihagera ubaza mu kigo cy'abazungu, ni mu rusengero ruri. Itorero ni Power of Prayer Church. Tuba dufite ibihe byiza byo gusenga buri ku cyumweru kuva saa 6 kugera saa 11. Ngwino dusenga n'Imana. Ndabizi urarusha, ngwino dusenga n'Imana. Naturi ijambo rimwe ku buzima bwawe, Imana iguhindurira amateka. Erega haracyari ibyiringiro ko Imana yagutabara. Ibyakugeza amajanja ngupfe ni byinshi. Imana yagusimbukije impfu,
ni ukubera umugambi w'Imana, ni uko hari icyo Imana yashakaga kuzagukorera ikanga gupfa nk'abandi. Wahuye n'impanuka zica abantu urasigara, igitanda wabyariyeho kwa muganga hari uwakiguyeho, abo mwiganaga bari bakurusha amashuri abo barataje, abakobwa bari bazi kwimakiya bafite makiyaje nziza abo baragiye, abari bafite amaso meza babandi warebaga nawe ukifuza isi yaramamize. Wowe impamvu kiriho si ukubera uburinzi bukuriho bundi, n'imbabazi z'Imana. Hari icyo Imana ikigutegurira. Wagiye mu kabari abandi babakubita icupa, wowe Imana irakuzigama yanga ko bagukubita icupa ngo uzaze gusenga umutwe waramenetse. Imana iracyagufiteho umugambi. Ibyaha wakoze bamwe byabajyanye muri gereza, wowe Imana iragutwikira. So kutabikoze n'imbabazi z'Imana. Ndakwinginze ongera ugarure Yesu mu buzima bwawe, wakira insinzi y'Imana. Ndagukunda. Shalom.